we ntago uri mu banini ariko umva ukubitaho gutya ukumva ukubise nko kugiki inshuti ya Brian hano nta muntu murimo ukumva ukubise nko kuri cyatsi uri kumva nyine kinini pe nkanjye nkunda abantu banini abajama banini cyangwa abakobwa banini mikorojeni nyubwo birumvira mbaye ndende umuhungu ngo cyangwa oya abakobwa banini nyine mvuze mbaje kuvuga ngo ndumva kandi uri mukate nakumvise ubabwire naringiye kuvuga ngo mbaye ndi umuhungu ngewe nka Brian nyine guzanye nakunda abakobwa banini bafatika bafite umubiri mbaye nako ndi umukobwa nkuko ndi umukobwa nkunda abahungu banini ba mikorojeni nk'aba mikorojeni akiriyanda nayo naribi bajya bavanga ibangamira ngo umuntu imubangamira ite yagenda erega naga ari kuvuga ngo abantu ngo bahuze ngo imidigi erega haje kakanu kara nicyo kaziye rero urumva hari ukuntu hano kazamuye hano kakamanuka none uruvuga ngo iyo uryamye nk'ikiburuka kagitereka kuri kakandi kanini ucuramira inyuma urumva hano hahita hajya hejuru ku buryo haba hameze nk'aho ari mu birere ibyo bintu wawe bihinduye nk'ibagiro wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza, tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, ajya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuzi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Nawe tugiye vuba ikiganiro ndiruye mbabarira. Uzi ko wicaye gutya ndi kubona ari Miss Rwanda. Wazanye Kirida. Hamagara na Kirida nta kiganiro. None se umuntu ayijombyemo ntago yagerayo. Ubu tuvugana rero njyewe abantu mwiriwe muvuga ngo nteye nabi, ngo nteye nabi. Uretse bantu sabaye Kirida hano. Byo kumbeshya. Shaka no gusanga ari taye ya. N'abantu ubu tuvugana imihumekere yanjye ni hanyuma ya nayi. Koga baragoga. Hana we mbabari rusabe Kirida. Ko nshaka ko wazanira Kirida umutipa akaba atari kunyitaba. We fata nakakubuza ari fata nakeya. None kuri hoteli we. Hoteli Galaxy urumva? Wafashe igitari kugo waciye igiti hari. Igiti cyishombye umuntu ntago yababara. Oya igiti ntago cyakwinjira. Kirida nta mikino. So watuye kumusaya dusuzuma ko bambaye ibibuno se. Watubwiye Kirida. Kandi biroroshye kuyibona. Imihumekere ntayo, ariko ndabamenyesha yuko gutera neza mu ngubu muri no minsi ntago n'ubuntu ni nk'ubuntu. Asa senja wigenda nta telefone ufite bomba abantu batagukeneye. Tu neza ubu ufite iki? Ngogera uzane Kirida ubone kugaruka hano. Kirida uzane nk'ebyiri cyangwa eshanu. Sha ndazimariramo ibyo wavuze. Abaze ubu kwe kinageraje. Brian hagarara rero kuntu umukobwa w'umunyarwandakazi hano ateye neza we. Ngo gisabo ngo nteye nabi, erega mwaravuze mwararushye ngo nteye nabi. Itaragaramye nka gutya pe. Yagiye. Aho ngo kirimo hejuru. Harimo ngurugene. Sha wari ko disi nta kintu rwakoze. Uretse. Urikora nateye neza. Oya ndavuga mu nda hejuru.
Asha inyuma ni wane. Yewe data we. dore nguru we rwamanutse. Tuzajya tubafatira hanga. Wa se atumukoraho. Wapi ntabwo yatumukoraho. Ariko nta profitiramo nkakora n'ibindi kandi bitemewe. Ariko nta kintu umuntu iki ni cyo. Nguru ariko. Kisi ikibuno gisanzwe. Ako se ubwo urabona iki ari ikibuno. Idikize. Nup. Hano niho nicyo. Iki ni ikibuno cyawe gisanzwe. Ego Ahubwo aho ntumvise. Ubu rero tuvugana ndizera yuko uri kumva neza ubugambo bwanyu. Akantu k'imiterere wagakemuye. Mana we. Irazi. None se buriya. Gere nane basezeranije. Ndabandi kubona abakobwa tanzwe bana bameze gutyo. None rimwe uzajye kudija wambaye iki kintu. Nari inde ndakubwiye ngo sugire ubura ikiganiro kirangira. Ntabwo ndi gume. Ubu hano nambariye mu rundido. Nguru hano hejuru. Inda rwayi kwezi. Umva. Agafanta nka fanta ture nibibasha kumanuka. Imanuka nabi. Ubu niri bugere mu nda. Ariko ndakumenyesha yuko gutera neza aha Kirida barazizanye. Sha. Kirida barayiza. Ejo bundi yambwiye ko ubusugi ngo Nyamirambo basigaye bagutanga ngo ntabwo ari brag. Warabizi. Na warabizi. Zana hano. Nika mfatenye. Enye se ungaruriye ngahe? Sha nta tipu ndi bugure. Byako. Ngaro twari igihumbi. Ngaho genda. Iyo bore iriho nuze. Yimereshemo. Izi Kirida enye ngiye kuzinjizamo. Ngongwe Izo ngiye kuzikujomba. Naramuyume ngize Kirida ngo ngiye kuzinjizamo. Ngiye kuzinjizamo. Ugiye kuzinjizamo he? Ugiye ngo ngize Kirida ngo ugiye kuzinjiza he? Ngiye kujomba nyine ndebe ko atari icyawe. Enye oya akuru umusazi. Ushaka kujomba no mu bwonko. Jomba. Irinjira. Ngizwe ari iki ari umuntu waba uri kujomba gutyo. None se ntabwo irakugeraho. Oya. Ntabwo irakugeraho. Oya. Yego buriya ntabwo irakugeraho. Ntabwo irangira. Ukomeretsa police nkabizira. Dore ubu ni bwingezeho. Ubu yakugezeho. Ubu ingezeho ndayumvisha ngiye. No uretse urebe ahantu ingezeho. Abakobwa muri abateka mutwe kabisa. Wakibonye we? Byari yakuye neza. Hano. Hagarara hano turebe. Ubwiza buraha. Shema uri gufotora cyangwa uri gufotora? Ubu mwavuga niki? Ubu Brian mwavuga niki? Nimbere ameze neza. Gende kubona abakobwa. Gende kubona abakobwa benshi duhura bateye ukunguko. Ngarurira irebe. Umva jyana bari dukora ikiganiro va ntabwo ndi kwihumeka. None se wazagiye kudija nyine. Naho uzagiye. Wazagiye kudija ibitaye bigaragara. Dorera kiri kumanuka. We nyine icara. Oya hano cyahengamye ariko nyine icara ahandi hihorere. None se umuntu agenda agihenguriye cyane wari gufata akayaga hejuru ndakuvumbuye. Wapi? Ariko icyo ngicyo mu ndacyo uzakigumane we. Hasigayeho one pack ntizikire ebyiri. Hano kirahengamye. Dore ngiki. Akubude wamviriye mu bibuno byanjye. Kugiye. Ubwiza ngubu wala. Dore banga ariko. Dore taye ryahingutse mu ntebe. Dore taye sha. Dore umunyarwanda kazi twateka. Umva nkubwire. Sibyo ngo umuntu gutera neza barabigura. Naje gusanga ikibuno rero nago byaragabanutse. Nago kikiri tara. Bambwiye ko ari 30 kimwe. Reka. Ubu nagacumi. Ugatera neza. Uva mu cyumweru barangura imifuka. Umufuka umwe uzurimo ibibuno 150. Umufuka urimo ibibuno 150. Umufuka
ubu urimo ibibuno 150. 150. umufuka urimo ibibuno 150. Yego none buri cyumweru umufuka uba warangiye. Abakobwa 150 baba biyambitse neza. Abakobwa 150 baba bateye neza. Uri kumva ari ku musa nta buhumekero ubu musuzi ndahamya neza ko nsuzi. Uragira bamurugo. Sha sinzi ko wamurugo. Natutubikanye ubu ngubu hari ikindi ubanza kwambaramo imbere kigikiza. Tebezura turebe ngo. Urukariso. Cyakoze. Kigali na iwe urwo narako singo ayo. Rurihera do singo ugiye. None se umuntu abarwana ni ngo umuntu abarwana n'ikiraso nataye imbonanye izawe se mukanda rukuramo uruponje ndukwereke ugacumi kawe ku icumi ryanjye nabonye rero mise mbona abakobwa tujya duhura bateye gutya aha nababonye ubwongo mbaye injajwe ibi bino murabyambara njyewe mfite ikibazo njye naje gucyambara kugira ngo byibuza nanjye bereka ko uteye neza yego none ariko nanjye banze niyumve ese iyo mbyambaye byibuza mba numva gute ariko urumva akataye ufite urumva ukishimiye shareka mbwiza ukuri iyi taye ntabwo nayimarana amasaha 5 ntabwo narya bigaca agafanta ngo ntabwo ari ku none rero njye ndibaza uri umuhungu uraje uratogose urantogoteye umbonye ngo mfite taye wenda ni ubwa mbere umbonye urashyushye uri kumva imbere y'Imana yo mu ijuru gukuramo iki kintu wahita wiru nakuso nagusanzwe nzi ngiye nyine ubu ngubu numi uri kumva none ugatubona hari umuhungu ushidurwa na taye yawe niyo mpamvu ziri gusenyuka bamwe rwabwira ngo bagarutse imihanda ego ngenda biyamye mujye muguma mu ngo zanyu urabyarana mujye mwihangana umusore yakubona akagukunda akakujyana mu rugo umugore yagerayo umuzi w'ubuzima kuri ubu extra power formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa extra power formula ni imbatura mugabo ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe nimutugane tubafashe ukorera mu Gatsata wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 34 cyane aba diaspora urugeze kuri babandi bagaruka imihanda ingo zabo ibyo mana yo mwijuru mujye muguma mu ngo zanyu mwarabisezeraniye mujye muguma mu ngo zanyu nimukazaye muza gushukura ku mihanda mujye muguma iwanyu umuhungu araje ngo babona nengo kuri interinete umuntu yifotoje agafoto igomba kuri hasigaye hari nuza nyinshi hari ikindi abantu bicururizaho niba cyitwa ngo iki Tinda uri kumva ngo sinzi ngo wabuze umugabo ngo sinzi ngo wakoze iki mukabana na yambaye urubuno udufoto nyine kohereza udufoto koherezwa bwatumana we uyu mwana yariremye ukabura atangira ashyushye wohereje umwana bagufatiye irembo udahari wanjijiwe bagufatiye irembo udahari warukuru basigaye babigenza ngo bakohereza ngo ifoto gakaba ari iri muri dote bagakora ubukwe ifoto iteretse hari urakoze cyane uri kumva ukazaza akongera akagushuka muri ya minsi bike y'abagore y'ikiruhuko uyigomba ukagenda gusezerana mu murenge ubundi noneho rero akagera igihe cyo kubana tekinike wayumvishe ngo ufite dushe mu nzu ngo ufite toilette mu nzu kugira nk'aba harambimukoze se ntabwo ubyumvishe akagenda agahita yambara isume buri umuntu yambaye isume ntabwo ubona neza ukuntu diruzi biza ko abagutuye abayikenyereye hano hejuru ntabwo bamenye ko bimeze agahita aza mu buriri ariko ndatangara cyane ukabona nk'uruntu rw'ubuno akora ukumva ni ubugufwa we ntabwo uhita ubitekerezaho ngo ubyibwire ese wambwira ngo haguruka urebe ubu si yagiye kwambara none abameze nk'umuri gucungana na polisi abagucunga yagitsimbye atari proud yacyo mana we none abo bajama bakunda taye ko nta rukundo rukiba mu bantu ko nta rukundo rukibaho rwo ibaze taye y'ibihumbi 10 ikagushitura
kandi ndahamya neza yuko nimba bambwira ngo umufuka w'ikibuno uzurimo ibibuno 150 ngo umufuka w'ibuno wagira ngo babaza abantu uri kumva niba bambwira ngo umufuka uzamo ibibuno 150 buri cyumweru bikaba byashize sibyo kandi bamaze imyaka n'imyaka bacuruza ibyo bibuno dufitiye burangiye nahise mbona abantu tujya duhura kuki utaba proud yawe ariko bakandi kantu navumbuye ku bibuno we namenye abageni kuko baba babyambara birashoboka ntabwo ari birashoboka n'ibyo ni itegeko ego ni itegeko abageni kuko agomba kuba yagishyizemo baze kumpakanya ariko uziko ari byo kuko uzasanga ibanga uzi ko nta mugeni ndabona uteye nabi none se bande babigura bijye ariko se ngiye buretse gatomba bazi murahumeka mana we ibaze ko nyumva ngiye nko guhwera none se icyo ngicyo cyo mu nda ko mbona ahubwo kiri gutuma tubona imwe kandi wagiraga ebyiri ngano nagiye gutuma niheba oya hariho hagati nuko ko nafunze sentire neza ubundi wambara ipantaro idafunze uwo yanya areka nyine ukuntu ngendageza sentire uziko ngiye sentire yanjye nyambara muri kano kantu ka mbere cyangwa ka kabiri ubinda donc utwo dutoboro twavuyeho vanaho turebe twavuyeho ubusanzwe nambarira muri aka ka kabiri twavuyeho 1 2 3 4 5 6 Shaho uri kumva wambariye mu ka karindwi urambwira yuko ibisebu ni ibiki n'umugeni yagikwikiyemo ku munsi none kuri mujye mukunda umuntu niyo mpamvu ingo zirirwa zisenyuka none se azakubona yakubonye uteye neza umeze neza usa neza uryoshye akubonye urubuno harukuyemo ibyo bisugo bizarangira gute ariko birangira bagarutse ku muhanda imihanda ko yuzuye gute se ari wowe uyiriho wenyine na dore nacinshwana bane uhagaze sha yawe urenze umuntu utasanzwe mbona ashobora kumbona amagurutse nigise gutya agahita avuga ati cyakoze abantu byanarenze ko niba arize aha agiye guhagarara inyuma yawe uzako ngamujye mundebera ari umushinwa acunze mbere hano arimo aravuga ati y'abantu cyana kirarenze aravuga ati cyangwa nukuri kw'Imana nta buhumekero pe sha mwagiye mumera ko Imana yabaremye ariko rero izuba ndabona ari kuba izuba ari kubusinsa no wicare hano abantu bakunda abantu bateye neza kandi wowe usanzwe uteye gute oya shangiye reka ngeze kuri kintu nzira ngiye ni kimwe uramu bisanzwe ntago wakambara umubuno nta mubuno ufite wabize sanzwe ngiye mfite ikibuno ahubwo ngiye mfite umudigi munini ngo nsanzwe mfite ikibuno none iki kintu wambaye mu nda cyatumye hasigaraho indimwe cyo ndakikubwiza aho kuri uzi ko yicaye ziba ebyiri se akoreka nkubaze wowe ugira inda ebyiri keze ko mfite akada ibaze ko ndusha inda noneho iwe ufanye ipantaro buriya oya nago nyivanye icaruko ubundi igarutse ku murongo ubundi Brian ujya kubonya we n'uyu nguyu murarushye none se ko njya mbona umuntu mu mujyi umeze nka gutya kandi akirirwa cyambaye ntise mukeka mana ngera no reka nkubwire abana barakamejeje ava mu gitondo cyamba kageza nimugoroba cyambaye none hariho n'abatambara iki kibuno ariko bambara kino cyo kugira ngo inda kino cyo abantu benshi baracyambara ko cyo ni igikariso gisanzwe cyo ni ibintu bisanzwe uracyambara ukakigeza hano mu mutima neza kiba gishinze mu mutima niho kiba gihagaze wowe ntabwo cyagerayo niho kiri ntubone nabuze ayandi mahoro niho gihagamye ku buryo ubu n'agafanta ndi kunywa nikamanuka ko ari byo bigezweho se Brian nyine nawe ujya ubona bakwataka ngo Shabriya uvuga ibintu dukunda iki niki ariko teye nabi akose nge nteye nabi ndavuga ukuntu abantu bavuga nabande bavuga kuki ushaka kunukira mukabeshyera abantu kiranyatatse ninde wavuze ngo nteye nabi uteye neza Brian ngewe nteye neza ariko mfite umunda hanini nyine byo si hato naho ubundi kibuno cyo rwose ni
ni full package. Ni iki ngiki tubona se turakuyobewe. Iki ngiki cyo ni 4G ni 5G. Ubwo kibona ni full package. None ubu aha harimo ibiponji bibiri. Ariko umuntu akwemera nta giponji kirimo. Akurangira hahiye. Yo kuvanamo iponji. Wamana biri kumbangamira kankuremo imwe. Hindukira turebe. Hindukira turebe ya. Wese mbanza numviye nkura amahirwe y'igikwemo nayo tabivamo byose. Reka da. Taye hano iburyo ukaba yishingujemo. Kumbe kiba kiri kurana ushobora kongeramo cyangwa ukagabanya. Kiba cyarimo. Hasigayemo gato. Ntabwo ari gatoya. Ikindi nacyo ukaba igihugujemo. Ubu byibuze ndakora ikiganiro ntujemo. Ariko urabona ko n'ubu ngubu ariko rurimo. Karimo. Hasigayemo rumwe nyine. Noneho rurahengamye. Cyanda naye namihengamye. Icara tuvuge. Kambanza mfunge risana. Risana urayifunga wundi urahumeka. Akafata taye zanjye. Kugacumika. Ese n'ibibazo bye. Zana izo taye. Uzishyire he? Nzishyire hano. Oya kandi buzacyambara rimwe. Ngiye heza. Ngiye he? Ntuzabura umusore utuburira. Nduzi ko diaspora bago. Ugasanga umujama ati giyewe ndarenze. Mfite umugore ufite taye. Taye kaba taye. Hari n'ababyambara kandi babana n'abagabo kandi ariko sinkubeshye. Niba uzi neza yuko ucyambara ubana n'umugabo wawe umenye yuko umugabo wawe rwose atari proud y'ibyo bintu. Hano umugabo atabimenya. Ni hamwe ntabwo wabana ni umva. Ufite umugore wibera muri diaspora. Yes, ibyo birumvikana. Umugore wawe ari hano uri muri diaspora. Ntabwo wararana n'umuntu inshuro imwe ebyiri asezeraniye kuri video. Uyibyo nakubwiraga. Uzamenya gute ko ikibuno yagicometsemo? Uba nkubwira nibyo nakubwiraga. Abo ngabo basezerana nibyo n'ubushize twari turimo turavuga. Ugiye gusezerana n'umuntu ngo mwamenyaniye kuri internet nta n'icyumweru mukure nta n'amezi angahe n'umuzi nta kuzi aguhisha ingeso ni hamwe ni hamwe ubana n'umuntu akumana niba ari ikintu cya mbere gisenya ingo uko mbitekereza nuko mbibona ni ukubana n'umuntu utaziranye. Erega mbere yo kugira ngo ukundane n'umuntu niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha, ninkubwira bizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet, untega amatwi neza nkwibira ibyiri banga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe. Game changer, aka kantu se urakumvise? Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo n'ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umukiriya murikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora ubu buryo burizewe kandi burakora. Ndakurahiye abakiriya baturutse imihanda yose bakora order ku bicuruzwa byawe. Nje rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. African Digital Opportunity Initiative, bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 56 mwakabanje kubishuti. Mukabanza mukabishuti. Akakumenya nawe ukamumenya, ukamwiyumvamo nawe akakwiyumvamo, ubundi mwarangiza no mukajya mwatangira umushinga. Kandi reka mbwira hari ibintu bitandukanye. Hari ugukundana ni kimwe no kubaka ni ikindi. Kubaka n'urundi rugendo. Kandi nakumenyesha ko wa mugabo we urugo rwiza rutangwa n'Uwiteka, umugore muba rutwara gereza. Ako ibaze umugore muba rutwara gereza. Niyo mpamvu nyine barwana no gushyiramo ibibuno waru. Umugore ni ikindi kintu. Niyo mpamvu barwana no gushyiramo ibibuno. Ngaye basane kubuta uri kumwe n'umugabo wawe ngo ube proud kubitewe bivuge hagurutse. Uzi ko gitangiye kuvamo. Reka hangani kwitako.
wakubita kumanya ngo urukarito bakuyemo ibintu barwegetse hariya ugakubita gutyo ukumva n'uruntu rw'urukarito. Nese buriya tuzajya tuvumbura gute ko ariko bimeze? Nta kida wazanye ubwo nyine ujye bujijisha umere nk'wari uyifite ujombe wije avuga ati yanabyumva se ishwida. Tujye twitwaza utuntu tw'udukirida se n'ugakozaho gutya. Ariko umuntu wambaye ikintu ntabwo wamuyoberwa, ntabwo abatuje hano wagira ngo ikugise we natuzane se. Urumva haba hari urundi usanze hano mu modoka warakaye wakamenya wanindije bura ntabwo nahumekaga nahise kubundi ngusanga tugahita dukora nicaye ibintu tugera muri 5 mva ngiye nko kwiruka. None rero ikibi bibuno urumva ubushyuhe shagera mu rugo yatose umva ikibuno cyabaye amazi cyajwenze watutaji umva wakiba cyatose umva nkubwiza ukuri nabuhumekyo. Ariko mwabantu mwe ni ukuri ko Imana wenda ibingibi byereka nkubwiza ukuri mbabarira niba ubona ugiye kuba hari ibintu abakobwa urabahemukiye. Oya ntabwo mpemukiye ko ngenda kiguza amafaranga yanjye namwe mukigura amafaranga yanyu. Ibi bundi 150 mu cyumweru musa bibaye imyaka ingahe mubigura? Ariko ngiye mfite ikibazo wibituburisha kuri mugenzi. Okay byambare wenda ugiye guhavinga fanishiti zawe usoke, ariko wibitubura ku muntu mugiye kuzabana imyaka yawe yose. Yagera mu rugo taye akayibura agahita gusubiza uko byanga byakunda azabibona. Kandi wibuka yuko ndarigiye yagukundiye urwo rubuno rwawe kugira ngo mwemeze uwo mukobwa n'uzigera umusanga yifotoje yambaye agakariso n'agasuti yacishanga akazi ko barimo urukora kumwe kwawe twadufoto twawe ngiye ku mazi bitama ka box ubibona uramubura box uzura urukora ahantu rugeze ngurudo dore ngura ahantu rugeze yagiye yambara twatunye tutuze ariko ari agakabutura uzikageze ahangaha ngo bambare kakaru gaciri ahangaha yabikura heza. Ubwo yakwirinda kujya ku mazi ubwo Shabriane hari amakupuru rusenye hano hanze ayo uzayabazwa nyasenya mu buhe buryo ubuzura yubatse. None se ubwo uzi nk'umujama arifitiye umukobwa yavuga ati abana yirirwa ari amafoto avuga ati ubundi ni ngiye ufite umubiri avuga ati ubundi ngiye uzamubwire sheri wagiye ukagura agakariso ka rouge bordeaux n'agasutiye ka rouge bordeaux none rero ukifotora biri sexy hakurana yindi kwirya mu rugo nifotora muri miwari wabonye ukuntu ufite mu cyumba heza. Niba ari ufite udutebe wakuye hariya arani mu cyumba cyanjye ntago ari muri salo bro. Urakamfatanye birarangiye. Uranangaza Yesu we uranangaza ukura umuntu muri pubere ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukamwambika. Uranangaza Yesu we uranangaza nataye ndabona iriyo y'ibihumbi 10 ubu promotion ikibuno cyavuye kuri 30 cyageze ku bihumbi 10. Ahubwo icyo nibaza iyi business yitekereje umuntu hari abantu bazi ubwenge we. Ndakubwiye ngo kirabakoraho kigiye gusenya couple ubure abana bajama byo kujya bagenda bagiye bakora. Bwira sheri wawe wora kwereka ngo yambaye dupanaro yahinduye yashyizemo ipantaro y'umweru ejo y'umutuku ejo y'ubururu ejo agatise era agakostimu ukavuga ngo uyu nguyu ngari yubashye mubwire byibuza ko agafoto kari sexy na gato yafite ureba apana byo kubeshya beshya kuko nizazindi zisenye kazagaruka ku muhanda zije kureba arashyiramo akajipo kagezanga arashyiramo akajipo kagezanga akavuga ati mana dore umwana n'uyu nguyu wawapi ako na mfutu wa 10,000 pale town taye ni 10,000 gusa. Ubusugi n'ubuntu Nyamirambo byarakemutse ngo ubusugi guharango nasi yarabiye byarakemutse ngo wicara ngo mwibase ewana. Gusa ngewe ikintu cyo mbabwiye nibijya kuri gahunda yo gushinga urugo nukuri turambiwe abantu bahukana, turambiwe abantu bakora divorce, turabarambiwe turabahaze turabarambiwe. Kutararushinga sha ivugira none urinda kugira ayo maganya ninde wora kujyanyeyo ayo maganya urinda wagera ujya kuganya ngo nyine uri kuvugira rubanda nyamwinshi ngo ahango mawe yasenga uzabimenya ngo niko zubakwa ntabwo urabigeramo ngo ninde wabikujyanye ujya gufata idraporo uzibyo ufashe
njyewe Kayitesi uko birenze ndemeye gusezerana imbere y'amategeko. Oya sorry ni izina nekereje. Okay, njyewe Briane nemeye gusezerana imbere n'amategeko na Titi na Titi na turemeye gusezerana tuzabana karamata ibi ngibi ariko nta jambo bajya bavuga ngo nimba yarango nzabihanirwe imbere y'amategeko. Nago bibamo. Hakuze ibindi bintu bajya barahira bakashyiramo ngo nimba keretse abayobozi. Buriya ni inyobozi zivuga. Niyo mpamvu ngo nimba irengaho. Mwese muri gusezerana by'abagore n'abagabo bavuga iki? Bavuga ko nyine nemeye nta gahato ko wowe ateka Briane umbera umugore. Nemeye nta gahato ko wowe Briane umbera oya ntabwo ambera umugore. Uri gusubiramo ibyo. Okay, vuga njyewe ukayitese vuga Kayitesi. Oya Kayitesi. Okay, vuga Jeanne. Vuga Jeanne azize. Umugore wawe yitwa nde? Muvuge rero no. Mbese kari wowe mutangaza zamusanga hari ahantu akakubuza amahwemo. None se turavuga. Turavuga shama sigo waba bayipede. Kwahuze nyumvire ngewe rero. Vuga Kararise basi. Karasira. Aski bigeze ubuso turavuga. Arikeje. Vuga Domitira. Ewa Domiji. Domi. Akabya na Domitira ari ka Domi. Domidi. Hakumana. Ndabamenyesha yuko tayi ari ibihumbi 10 ukabuteye neza ubwo bushashwa kwa nimirwa mu ndobekaho mu ndodoranya ngo ngengo neye nabi ngo Briane ngo umudigi wabone urukarisa ko tamashe ngo nangahe numvaga 10 byose hamwe. Oya urubuno ni 10 igikariso ni 5 numvaga ari full package. Full package ni 15000 kandi ibuzira herezo. Yego Nise bitwaye iki? Uyu urakigumana cya saza ukodesha ukagisubizayo. No shamana yanjye kubera ibyo uyu busubu ni kinanuka ko nyine umuntu arakimesa kare bakumesa ikibuno. None se Briya reka nkubazo mu myumvire yawe kuko nturi umuhungu. Mu myumvire yawe umva wari ukubera iki abahungu bakunda tayi. Sasa tubanze twumva impamvu bakunda tayi kuko tubonye ko tayi ari ikibazo. Tayi ni ikibazo kandi reka nkubwire ntago ari bose. Hari abantu bakunda ngo utumaneke buri wese afite guziwe. Hari abantu bakunda udukorwa tw'utumaneke. Yego kamwe nyine afata gahindukiza kajugajuza akacuramisha agacurukura agatambikisha akahindukiza. Hari abantu bakunda kumbira icyo maneke kaba gaterurika. Hakaba hari n'abantu bakunda ibintu binini. We ngibangamira ngo umuntu imubangamira ite yagenda. Erega naga ari kuvuga ngo abantu ngo bahuze ngo imidigi. Erega haje kakanu kara nicyo kaziye rero. Urumva hari ukuntu hano kazamuye hano kakamanuka. None uruvuga ngo iyo uryamye nk'ikiburuka kagitereka kuri kakandi kanini ucuramira inyuma. Urumva hano hahita hajya hejuru ku buryo bameze nk'ari mu birere. Ibyo bintu wabihinduye nk'ibagiro. Nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga, harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Tubakorera intebe, ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za appartement, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Ku bindi bisobanuka duhamagara kuri nimero 078337 8096.